ubwo rero nuko nagiye guhaha imvura igiye kugwa Imana gutya yatangiye no kujojoba ndagenda ngeze haruguru kwa murokore nsangana bari hafi gufunga umva ari kugera vuba vuba ngo imvura igwe nawe yitahiye tuhita twegekaho ubwo murokore nyine arangije kumpimira nshyirira mu kantu k'akamverope ndishyura bisanzwe tuguma dutera sitori dutegereje kwihita imvura iragwa noneho ahubwo no izamo umuyaga dore ikintu cyitwa imbeho rero mu gitangira kudukubita kubera ko munsi nyine yarimo akantu k'akenge gacamo umuyaga umva inda itangira kudukubita nayo nagiye ntanifubitse ubwo murokore nawe ntiyari yifubitse ariko kubera ko ruguru hari icyumba nyine aryamamo n'ubundi iyo byabaye ngombwa ko arara Yesu avuga uti rero njyewe ngiye kuba ngiye kwiryamira ndumva nkonje ubwo nyine ukuntu ubishaka nawe uraza uburyamye bushyuha cyangwa uguma ahangaha mpita ngenda njya mu cyumba yari arimo nsanga yiyoroshe umva n'umutwe byose mu ikuvureri mwana we ndavuga uti nanjye ngiye kuba ndyamye ikiba kibi nahise manuka mukoraho ahita akanguka nyine yari atarasinzira ariko ubona ko asa nk'ufite ibitotsi ahita ndeba arangije aranseka arambwira ngo nawe uje kuryama ndamubwira uti imbeho iranyishe ndenda gupfa ndi gutitira mani ahita ambwira uti shava iyo ujye mu ikuvureri ngewe ngubu umeze neza ubwo nahise ninjira mu ikuvureri mani ngezemo ubwo turiyoroshe ariko ubwo kuko murokore yaramfumbase ninaryamye namuteye umugongo kumwe uryamye nyine umeze nk'uheneye umuntu waryamye urubavu ninamuteye umugongo murokore ubwo aramfumbata hashize akanya numva murokore atangiye gushyukwa kuko nahise mbyumva uburyo nari namwegereye cyane ngira ngo nshyuhe nahise numva hasi nyine mu ipantaro ikintu gitangiye kubyimba kuruta uko byari bimeze numva gitangiye kubyuka mu kwegera imbere umuvugo w'umuntu ari kwegera imbere yaragiye arashyukwa ngeze aho numva n'ikintu cye pe kiri kunkora kwa kundi nyine urabona ushobora kuba uhagararanye n'umucama nta kintu wumvaga mani mu minota ibiri ukayumva neza ko kiri kugukoraho mani wumva irimo no kugusunika natangiye kuyumva iri kunkora ku mabuno ndavuga ati iki kintu kumva gishobora kuba kinafatika ndavuga ati murokore nzi umugore we nyine nawe yarakize umva ndayumva ubwo ngiye kumva ngo murokore atangiye kumfata noneho cyane anyegereza nyine ankurura ndatuza ndamwihorera turegerana cyane mani rero igitsina cye gitangira kunkora ku mabuno neza gutya kuko yari nambaye ijipo y'umukara umva irimo na sitireci ku buryo mani yasaga nk'aho ari kuyisunikamo mani ikagenda ko ijipo yari nambaye yari sitireci ubwo murokore rero gutya warandyamye inyuma yageze harashyuka neza gutya irahagarara imaze guhagarara ndi kubyumva ariko nabyirengagije atangira gusa noneho nk'urimo kurongora cyangwa se nk'urimo kwikinisha gutya umeze nk'aho uri kukirongora ariko yambaye nanjye nambaye yabikora kubera ko akajipo nayo nambaye kari akasitireci cyane igitsina cye kikaza kigasa nk'icyinjiye muri ya jipo neza kigenda kuyitobora mana akabyiga akamera nk'uri gushaka kuyinjizamo nakubeshye kubera icyumweru cyari gishize ndyamana n'umugabo wanjye numvise ntangiye gushyukwa ndavuga ati ibintu bitangiye kumbaho ni ibiki imana yanjye numvise ntangiye gushyukwa pe ubwo yakomeje kunkora ku matako arakomeza mageze aho ndamwihorera arakomeza nkora ku matako arazamuka amaze kugera hejuru ku mabuno ubwo yahise anazamura ijipo yose arayizamura ku mabuno ari hanze uretse ko nari nambaye ikariso noneho murokore atangira kunkora ku mabuno neza ahantu hose ngeze aho ndamubwisha murokore uri kumbangamira arangije arambwira ariko singa ibingibi ngo biri kukubangamira kugukoraho gusa koko ndavuga utahari wa mugani agiye kunkoraho gusa nta yindi gahunda afite ndaseka ndamwihorera mva arakomeza nkoraho mva buri mubiri ni ikigori nageze aho ndashyukwa ariko ndavuga ati ndihangana uyu munsi ngomba kubikora n'umugabo wanjye ndihangana ndavuga ati reka nanjye murokore mwihorere nubwo nabishatse akomeza nkoreho murokore yagize atya numva yikoze ku bintu urumva iyo umuntu ari gukora nyine amwumvinga mwumva n'ibyo ari gukora akora mu bintu bye afungura nyine yari itiriningi yari yambaye akurura agashumi ka kundi twa tugozi tuba tuziritse itiriningi amaze kugafungura akuramo mo imbere akuramo igitsina cye aragisohora amaze kugisohora atangira kukinkozaho ku mabuno urumva mani atangira kukinkozaho ku mabuno neza gutya kikinkoraho amashanyarazi yahise amfata ndavuga ati karabaye
amashanyarazi. Ndavuga se murokore gahunda afite ni iyi. Umva arakomeza yinkozaho mani, arakomeza yinkozaho noneho ku mabuno, akajya yinkozaho akajya agira atya akayifata akayishyira gutya ku ikariso ariko hagati neza gutyo ubona hagati y'amabuno, akajya asa nk'urimo kurongora mani. Biriya bintu birashyukwisha, biriya bintu birashyukwisha. Buriya niyo ntashaka guha umugabo wanjye mvuga uti sheri rwose sindi buguhe yariya sitira akoresha, aranyihorera cyane ko icyo gihe nkunze kuba namuteye umugongo iyo nzi ko ntari bumuhe ikintu ahita akora, aranyihorera. Kuko umugabo wanjye tuba twaraye tunambuye n'ubundi aranyihorera, ubundi akayifata akayikoza ari mu mabuno akayikozaho mani iminota 2 muri ndihindukiza nkamubwira uti tubikore. Ubwo umugore rero yarabikoze mwana we, ndavuga kuko gitangiye kundya ndabigira nti. Noneho iyo amaze gushyukwa rero nshaka kunyara buri kanya, naramubwira uti mu rugo hano nta twari tugira. Arambwira uti yego gusinga kariya nyine aho twari turyamye hari akandi karyango k'umukara kari imbere yacu. Arambwira uti ni hariya rwose, dushe nziza zino zo mu nzu. Ndagenda njya kuri toilette ndanyara mani, ndanyara ariko ngiye kunyara nsanga ni ubukarido mani, nta n'akayiko karimo. Mpita mbibona kari bwa bukari bwanjye iyo maze kubishaka. Nahise ndeba ngo hari na papier hygienique, mpita mfata papier hygienique mbanaguraho bwa bukari. Nayo mfite ubute bwo kwitabaza, numvaga nashaka gukora mu mazi. Mfata papier hygienique mbanagura bwa bukari, mbanagura noneho no mu bintu gutya kugira ngo nkabanyemo ibintu nyine birabizi iyo umugore yabishatse. Umva ndangije mu mutima ndatekereza se ubu ndimo ni ibiki, nsubira muri salo ariko ntabwo ndahira nanyishe. Ego ko nagarutse niruka nsubira mu mashoka mani, imvura yari iri kugwa. Ndi kuvuga uti noneho wanze umugabo arimo nagere mu rugo nka saa 6 za nijoro, imvura yari iri kugwa. Umva byatari. Ubwo nsubira mu mashuka ndaryama. Mu gusubirayo ndi kwiyorosa gutya narungurutse mu imbere mu mashuka nsanga mu rukore yayisubije mu ipantaro, ariko ruracyatumbaraje. Ndongera ndiryamira mutera umugongo neza gutya nkimara kuzamura agashuka, mu rukore arongera turumburamo ibintu bye. Ndavuga uti sha gahunda ufite ntabwo yoroshye. Ubwo arongera yikuramo umuhungu ahita agira atya afata ijipo yanjye arayizamura arongera nkozaho. Ndavuga uti ariko kuko yambwiye ko atagiye kunsaba rikamwihorere buriya ari kumva bimushimishije. Mu rugo yarakomeje yinkozaho, ariko noneho akantu numvishe katangiye gatandukanye nagiye kumva numva afashe reba gutya umuntu yaba ari kugukora ku mabuno nyine, afashe ikariso kuko urumva n'igitsina cyari gifataga akakimoza mu mabuno nyine, yari ariko nambaye ikariso nk'ushaka kundongora. Yageze aho noneho afata ya kariso ndi kumwumva arayihengeka, amaze kuyihengeka agashyira ku ruhande ku buryo noneho hari hagati y'amabuno neza hagaragara, aba ari hako ahita afata cya gitsina cye ahita agikoza ari ku mabuno. Ndangije mpita mvuga uti ahangaha ushituka ininjiye utazi nuko ugiye. Mpita mubwira amaboko hoya, ibyo byo hoya urabizi mfite umugabo, oya ibyo hoya rwose, wambwiye ko nta yindi gahunda ufite ari ukunkoraho gusa, ariko ibyo hoya mani. Ubwo nari kumubwira uti ibyo hoya ariko ari kuyisunika, urumva ndamwirisha amaboko wambabaye mani, ndamuhakanira agiye kumva numva yikuyemo. Mwana we yayisubisha inyuma arongera ashyiraho ikariso. Ndavuga uti mana yanjye si ubumuhe, numvaga nanjye nashize urumva. Kandi ikindi nari namaze kubyumva nubwo nari ntarayibona, nari namaze kubyumva ko afite inkoresho ya danje nziza pe. Ndavuga si ubumuhe umwime bigende bite ko numva nanjye kiri kumurya. Ndongera nshaka kunyara, ndongera ndahaguruka ndagenda nsanga ntazo, ndagaruka. Ngo mu rugo nawe ndakeka iki gihe yahise anyuzamo ijisho agahita avuga uti uyu mugore uri kujya kunyaragura. Yaragarutse bigenda noneho kumwe byagenze mu kanya, arongera arazamura ankora ku ikariso arongera arayihengeka. Mwana uranyumvira? Amaze kuyihengeka rero nanjye ndamwisha mu rugo uri kumbangamira n'ukuri. Arangije arambwira ubuse ibi bintu urumva bigutwaye iki? Ayishyiramo hariya ifata ku mabuno, ariko urabona kuriya iyo umugore yunamye bitewe n'uburyo amabona yateye n'ukuntu igitsina nacyo kiba kiri aho hafi. Njyewe uri inyuma no kukigeraho ntabwo byaba bigorana, kuko nubwo yifataga akayishyira hariya gutya ku mabuno munsi nyine gato, numvaga iri hafi neza gukora ku gitsina. Narabwisha mu rugo sha nukuri ndumva bino bintu, ndumva nuko umbwira uti hoya mu rugo arasunika. Yigeze imbere ndambwira mu rugo wambabariye mani, igitsina cyarinze cyinjira gutya nkiri kumubwira uti mbabarira, kuko ndabyibuka yigiye imbere atazamura noneho ikariso cyane ishyira ku ruhande mani. Ndambwisha mu rugo uzi ko mfite umugabo, ngiye kumva numva irinjiye. Ibaze ngiye kumva numva irinjiye,
irinjiye ariko ntiyajyamo yose, nyine hajyamo igice. None we ndavuga sha mu rugo ni ukuri kw'Imana uri kumpemukira mana noneho yabivuga navuga ngo uri kumpemukira nkabivuga ariko simbashe kuvaho wundi, simbashe nyine kumuvinga ngo mvaho nigira imbere. Kandi ukuntu nawe nabonye ari umwana mwiza, iyo mbwira nkamubwira uti ntabwo twabikora yari bundeke, ariko naramubwira uti murokore uri kumbangamira, murokore numva aracumise, murokore uri kumbangamira arakubita. Mana yanjye nagiye kumva numva yose gutya irinjiye yose ayimarira nini cyane pe, niye rwose nyine ukurikije niyo nari nsanzwe menyereye biratandukanye. Noneho numva cyane runini cyane pe, ndamubwira muroko mana yanjye mbega ikintu murokora ararongora, mana yanyihoreye itarimo no kumvugisha, sinibuka yuko turi gukoreraho. Mana numva biraryoshye pe, ni ukuri kw'Imana numva biraryoshye. Ubwo nahise mufasha, mana yanjye nahise mufasha mfata gutya ikariso mpita nyizamura ruguru nyishyira ku ruhande, noneho neza ikibuno igitsina byose bijya hanze neza. Ubundi njya nahena mva mpita mfite umugongo. Murokore yarandongoye ejo, mana yanjye ngiye kumva numva noneho amahinda araguye, ndavuga uti imvura komeza ugwe, imvura yaraguye. Mana umva umugabo w'abandi arandongora, turaryama. Mana yarandongoye igeze aho numva biraryoshye, ndambwira uti mva uretse nkwereke. Abayikuyemo mpita mfata ikariso ndayimanura nyikuramo, maze kuyikuramo ngo murokore ese gukarambira ko se mureka nigere hejuru ngo niho ngo mbikunda neza, ubona ngo nkundiyo ndi kurongora umugore ngo mureba gutya nacyo nkireba neza uko yinjira. Waruzu nahise ngarama, umugabo araza abafasha amaguru yanjye barayazamuye abashyize mu birere. Mana no kijya cyajya hejuru bityo ukireba neza. Murokore yagize atya asa nk'upfukamye, Mana akajya yishyiramo akeguka gutya gasubira inyuma, kibaho gisigara cyasamye. Nkabona Mana ari no kukirunguruka mu kavuga uyu mugabo arongera asubizamo akajya avanamo akarunguruka. Ageze aho Mana yarandongoye kubera n'amahindu n'imvura byose, narishimye ndasakuza ndenjoyinga, numvisha amazi nyine ko kundiho nta rukuntu kurongora ukumva ushatse kujya kunyara. Ndavuga uti reka mbisubize inyuma, nta gahunda yabyihari. Maye narifunze, ndavuga uti hoya ntabwo ntuma anyaza, ndifunga. Umugabo arakomeza ararongora, numva neza gutya ndi hafi kurangiza. Mana yanjye gusa nyine nkumva ndi kubabara mu nda. Sasa ibintu byambayeho ngiye kurangiza, nahise ndimubwira ndambwira Mana we muroko ndumva ngiye kurangiza, ngo yigo kurangiza ngo nanjye ndi hafi, urumva. Ubwo nawe mvuti nahise nishikira nyine ndavuga uti reka akomeza arongore ndangize. Yarakomeje nyine aracumita, ngeze aho numva neza ngiye kurangiza. Mu kurangiza nyine urabona ko akunda umuntu amera nk'aho amashanyarazi amufashe. Ndarangiza ngiye kumva amazi ngo shu, umva yose baramenetse, umva njye yahaza akiza. Dore rero murokore ngahise akubita, ngahita kunguta gutya nkaho ubundi aza ari menshi koko. Mana yandaza aremereye, ubona ari byinshi cyane nta n'uburyo babihagarika. Yarahita ntanyura amaguru, amaze kuyatanyura umuhungu ntumbaze ibyo yakoze ngo yabyigiye. Nagiye kubona mbona ashyizemo ururimi, umva gutya ashyizemo ururimi, ndavuga uti turashize, urumva. Numva birarenze, numva biraryoshye, urumva. Nyine ntago kuko namwemerera ibintu byinshi, nawe ubanza yari azi ko nyine nanjye ndi seriye. Aravuga uti reka mabuje amushimishe. Umuhungu yagize atya ntanyura amaguru. Mana ajya mu ishuka gutya nk'uko umuntu yajya mu ishuka, akavuga uti nyorosa. Noneho nahise nkurura ishuka twese tuyijyamo, ndi kumureba ibyo ari gukora. Umuhungu ubwo yakuyemo, Mana afite umuzigo w'inkoresho hariya. Yebaba we, umuhungu arangije mbona antandukanyije amaguru. Sinibukaga yuko ndi kumwe n'umukozi, sinibukaga yuko. Mana yanjye urabona iyo sinzi ntabwo utekereza, ntubuze ibyo urimo kandi ubibona ibyo uri gukora, ariko igisekeje mu gitondo byuka wabyibagiwe. Ubwo umuhungu agiye kubona agiye mu ishuka, ntandukanyije amaguru, aratangiye akoresheje ururimi, andunguza ururimi. Numva ibintu biratandukanye. Umugabo wanjye urumva ntabwo arabinkorera, ntabwo umugabo wanjye ibyo ngibyo yibonera umwanya. Umugabo wanjye turaryamana bisanzwe, akanegura bisanzwe, cyakoze rimwe na rimwe yaba afite umwanya n'ayo mazi akayamena, ariko ntabwo ari ibintu bya buri munsi. Aba ari bize mu kazi, nanjye mba naniwe. Noneho icyo gihe ntabwo nibukaga ko ari umukozi, ahubwo njye numvaga ari umugabo wanjye. Noneho ntangira kumubwira ko narabyumvishe muri audio, ntangira kumubwira ngo
nangira kumubwira sheri bino bintu kuki utajya kubinkorera n'ukuntu numva biryoshye urumva ndatangira ndamusingiza numva umukozi ajyamo aracyonka ye aracyonka afata imyenda giriye aracyonka aragikirigita ageze akagashyiramo ururimi n'imbere noneho ibintu byabaye urabona iyo umugore yanyweye inzoga nta kontrol agira niba naranyaye amazi niba ari inka simbizi umuhungu yazungujemo ururimi neza numva ndarangiye numva ngenda kwinyaraho numva ndapfuye azunguzamo ururimi amazi atangira kwimena umuhungu agumaho ndavuga uti sheri we bino bintu kuki utajya kubinkorera n'ukuntu ari byiza ubwo njye nari nzi ko ari umugabo wanjye mubwira uti buri munsi unkorera bino gusa ibaze nkajya mu mukozi nkajya mubwira uti buri munsi uraza ukambwira ngo tubikore gutya ejo tukabikora gutya wari waranze kunkorera bino bintu ubwo umukozi yarebonaga ko nasinze aranyihorera waranshimisha umva aracyonka ariko niba yarashakaga kucyonka ngo ndinde ndangiza tutaryamanye simbizi aracyonka ageze ashyiramo intoki numva nashyutswe nashize neza nzi ko ari umugabo wanjye ahubwo ndi kuvuga utu dushya twavuye ariko nanone nkabibona ko ari Gilbert turi kumwe ubwo hashize akanya Gilbert aba aregutse umva yatose ishuka yatose umva iyo shuka twari twipfutse nyine twiyoroshe nayo yari yatose Gilbert wereka namwuhagiye umva arangije Gilbert areguka umva n'aya mazi mu mutwe ngo niko biri kutujojobaho arangije araza yigira imbere ahita atangira kuyishyiramo urumva atangiye kuyishyiramo ndamubwira sheri susi ibintu nkunda subizi koko ubwo nabaga nzi ko ari umugabo wanjye arambwira ngo oya ntabwo mbizi umva ndanitutuma ndamubwira ko tutabizi nuzi ko tugiye gutangira nkunda kubanza kuyicaraho Gilbert bararyamye mbibona ko ari Gilbert ariko mu mutwe nkumva ndi kumwe n'umugabo wanjye nagize ndeguka murabona ko ndi munini mani nzi ko yinyongera umva uzabaze ngo nagiye hejuru y'umukozi wanjye aryamye umva njyaho mfa ku gikimani afite inkoresho nini byatari ngo nagiye hejuru y'umugabo wanjye ndavuga uti ntabwo naguha nabanje kuyonkora abizi ndayonka nyitamiye ariko numva itandukanye n'iyo nsanzwe nonka y'umugabo wanjye ndangije ndamubwira sheri byagenze bite ko numva igitsina cyawe cyabaye kinini naho ndi kumwe n'umukozi byagenze bite aranyihorera ndayonka numva noneho rwabaye runini cyane ndayonka mani kinini cyiza pe ndangije ndahaguruka undi nyicaramo ikimara kugeramo nibwo nahise numva ibintu noneho bitandukanye umukozi naramunyongeye nayicayeho ndayinyongera nagira mwe nahaguruka amazi akaba aramenetse umuhungu naramunyongeye noneho ageze aho akajya yeguka uriya abahungu bananutse shaho ngo baba bazi kurongora baba bafite imbaraga yagiraga atya akeguka akajya nawe amfasha akayizamuriramo akanamfasha nyine kugira ngo igeremo neza yarandongoye umwana w'umuhungu yarandongoye nanjye mu mutima ndi muri sheri uyu munsi ko wabikoze neza bitandukanye n'ejo uyu munsi ko wakoze uyu munsi ko numva birenze umva umuhungu yarandongoye ngeze aho ndaroha ndaryama umuhungu arangije aza hejuru aranduhura mani yacumisemo gatatu nahise ndangiza gutya mani yari afite inkoresho iryoshye ariko nimbikubwira byumve mbega umuhungu mani ukubona abantu batuje kuri iyi yarandongoye ndavuga uti kabisa ubwo nkajya mbibona ko ari Gilbert ariko nanone nkumva ni umugabo wanjye ubwo narambwiye uti ndarangije nawe ushaka ukuntu urangiza utego reka nze ndangiza imana ngo uburiri bwatose amashuka yatose ibintu byose umuhungu yaragerageje aracumita ngo arebe ko yarangiza ahubwo wavuze ko yatinze nkongera nkashyukwa nkarangiza inshuro ya kabiri ibaze uzi kurangiza kabiri mu itoro mani biba nyine byakabije cyane pe biba byakabije narongeye ndarangiza kuko nzi ko yakomerejeho mani maze nk'iminota 40 hafi 50 yarandongoye ageze aho arambwira uti wahindukiye atangira kunyereka n'ubundi posteri ubwo nkajya mubwira sheri izi posteri wazize ryari bene iyi ngiyi ko nzi ko utayikunda urayangagira ko uvunanga ikuvuna umugongo umva umukozi yankubise ak'inyuma arandongora none yagira ubundi kiriyaho kiraririmba
kirasakuza yereba kumwe iyo cyishimye kiba gisakuza ntuzi ko ari ugusakuza cyangwa guseka kiravuga aragikubita kiravuga umva yaragikubise kuko inyuma umwana afata amabuno gutya akajya yazamura umugozi yarandongoye umva arandongora ubwo kera kabaye yatangiye kunkora ku mabere nyine yarankarisa mani arankarisa pe ariko nyuma nkajya nibaza ko se ndi kumwe n'umuzamu umva nanone ndi kwisuzuguza ariko nanone nkurikije nyine uruntu nari nabonye afite nari nabuze utuye umuhungu akunda yigiramo nibura rimwe ryonyine ubwo zamu nyine yaratangiye ankora ku mabere yarankarisa arangije mbona nkuyemo agapira nyine arakanyambura nari nambaye agapira n'agakabutura gatoya nkuyemo agapira amabere yose ajya hanze ubwo duhagaze nyine ntabwo twari twakaryama arangije aratangira nyine arayasoma akajya yonka ambwira ngo ushaka abana babakirisha ngo mama ufite umubiri mwiza ngo urebe ukuntu amabere yawe ameze ngo urebe ukuntu umubiri wawe woroshye naseka nyine nkamwihorera ubwo umuhungu mani yarayonse urumva arangarisa amabere fureshi ntangira atangira kuyashyiraho ururimi nyine kumva ndashyukushaho ndashyuka byatari arangije ahita amanura ikabutura ayinkuramo we yari acyambaye nyine ubwo amaze kunkuramo ikabutura ariko ndamubwira uti tugire vuba nsubire mu nzu nyine mama atamenya ko ndi hanze kuko banyica noneho badufashe banyica zamu aravuga uti ndabizi nanjye noneho banza bamfungisha nubwo wari ufite imyaka nyine y'abakuru yamaze kunkuramo ikabutura nsigira n'ikariso mpita mubwira ariko zamu ntabwo twabikora nabanza kucyoza dore mperuka kucyoza mu gitondo rwose kandi nanyaye pe nanyaye inshuro nka zingahe ntarongera kucyoza rero hano nta mazi ufite arabwira uti koko nta mazi ahari kandi n'ubundi umva uko kimeze kose nta kibazo ubwo zamu we nawe yari afite inzara ariko zamu nyemerwa imari na mbere nabonaga hari ukuntu agenda nyirebesha ukuntu ariko nkagira ngo ni ukwishimira umuntu bisanzwe naho cyaranyikundiraga ubwo zamu arambwira uti hano nta mazi ahari ndibaza so ndakimuha gitogeje koko noneho ko ndabansabye mbaza ukumva umwana wo kwa bosi urugero araguhaye aguhaye wumva aranuka nyine numva ntabwo bindimo pe ndamubwira ntabwo naguha ntacyogeje mani ndareba turavuga utuse tujye mu nzu tujye gufatamo amazi makeya kuko amazi yari yagiye hanze kuri robine ntayari ahari byasabaga ko ngenda nkinjira mu nzu nkafata ya mazi nkayasuka mu kantu nkayazana nkitoza nyine nkacyoza ntuza arambwira uti nyine zamu arambwira uti se wasubira mu nzu ugahita ukurikirana na mama wawe cyangwa se nyine bikaba bibi waretse tukikorera ibyo dukora ngiye ko nta kibazo ko ntari bukwinene kuko wansobanuriye nta kibazo umva ndavuga uti ubwo nyine wumva nta kibazo ubwo reka mbireke twikorere ibintu ubwo zamu rero yahise nyine ankuramo ikariso amaze kuyikuramo ayishyira hariya none ariko numva nyine ni agakobwa karimo ari keza ariko ndavuga uti nabirenze n'iby'inyuma gusa nyine kuriya nyine igitsina kiba kisukura nashyiramo mo imbere nigiramo mo imbere haba hameze neza ntaribi ubwo mari nari nashyutswe pe nari nashyutswe mve ngo mu rugo ntibajya batuma umuntu asohoka nisohotse nyine ni hano kuri botike ugahita ugaruka ibintu byo kuvuga ngo uragiye muraza guhura na sheri wawe mva mama agomba kutasanga uri mu rugo nyine akabwira n'umuzamu uti uze kunshungira ntihagire abana bagenda mbese ntibatuma umuntu nyine yisanzura umuntu ahora afite ifemba ry'ibintu byose ubwo rero zamu arangije nawe akuramo nyine imyenda yari yambaye hari ibyenda nyine byararana bimeze nka biriya by'abasekirite abakuyemo akuyemo ipantaro asiga na bogisi umwana ariko ndebye uruntu afite muri bogisi ndavuga uti se uyu muhungu mbona ari feke iki kintu ndi kubona nyine tumwaningije amatsiko yo kukireba umuhungu ngiye kubona mbona akuyemo na bogisi nyine yishyira hasi umva dore umuzigo w'intuzi mbega umuzigo wenda avuga uti mani umujama afite uzi claude mani afite igitsina n'ubwo nyine ngo afite igitsina byombi kinini mani kiramuruta nyine to ubwo claude amaze gukuramo twese twambaye ubusa claude arambwira uti noneho ngwino uryame hano ku buriri mani nkamatera nyine gatoya to ariko umushyuka nari nifitiye naravuze uti ibyo nta kintu bivuze naraje ndyama nyine kuri ako kamatera
ndatandaraza ndamubwira uti shambo niho wumva ari gukunukira nyine urihangana nyine umva harimo ubuntu bw'ubukari bwivanze na nyine na sinzi to urabizi uderi y'igitsina nyine cy'umukobwa kitaroga. Zamu arangije ndamubwira uti se nta dukingirizo ufite? Zamu arambwira uti njyewe wari wabona hano haza n'umukobwa naba ntumaze iki? ahubwo wowe mu nzu ntabwo waba ufite. Ndamubwira se ko wanze ko njyewe ngiye kuzana amazi ubu uremera ko njyewe ariko ari two ngiye gushaka? Ndamubwira turetse ko nta mutwe mfite. Mwana twakoreye aho urumva twakoreye aho Zamu yaratongoye. Mwana ibyo bintu bavuga ngo umugore ararangiza nabiherukaga nta mutipe ukize kuryamana kera nabwo atarajya hanze icyo gihe naraherukaga. Mwana Zamu yarandongoye. Noneho ni wa muntu urumva mu gutangira nyine nimba yigushyizemo Mwana arabikora gakeya urumva ariko igihe namukundiye aravanga arabanza ni wa muntu nyine tunga urugero nyine yayishyizemo amaze kugishyiramo ararongora bisanzwe biri normal nyine gahoro gahoro. Mwana nari narese wumve ngo sinigeze mbabara nta kintu na kimwe ariko nanone kubera igihe nari maze nyine ntakora imibonano mu kwinjiramo nyine yabaye nk'igorana ariko bitari cyane. Mwana Jama yabanje kundongora gahoro gahoro hashize nk'iminota 2. Mwana aravangavanga yahise agira vuba vuba arakubita vuba vuba urumva noneho yabona nyine iwana amaze kukunoza nyine kabisa hahandi uba wemeye agahita atangira gushyiramo noneho ameze nk'aho ari kunyonga cyangwa se ari nko gusonga ubugari akagishyiramo inyonga. Mwana Jama yarandongoye ndarangiza ndavuga uti mana yanjye ibintu ntabwo bibaho ahubwo se wavuze ko nashatse kuzana amazi mbwira Zamu uti Zamu ibi bintu bitangiye kumvaho ntabyo nzi urumva bwari ubwa mbere. Zamu ndamubwira uti reka njye hanze njya kunyara nimara kunyara ngaruke dukomeze ibyacu. Zamu yarambwira uti nyara aho ngaho ku buriri yambwira uti nyara ubwo dushaka kunyara turimo turabikora ibyo bintu nyine ubwo bivuze ko ari amavangingo nyari gasohoke. Ndamubwire nyari ku buriri kandi kucyumva ko nshaka kunyara. Zamu yarambwira uti rwose ntabwo nakuramo mani noneho Zamu yagira gutya nyine ari kurongora nakweguka nayireba mani nkabona yabaye umweru. Ubwo Zamu rero arangije arambwira uti nyara wowe wirekure nta kibazo. Mani Zamu yanze ko njya kunyara urumva ubwo ibyakurikiyeho rero yacomekagamo yaba bari gukura bagira ngo yongere asubizemo nkaba ndinyariye byarandyoheye birandyohera kubyakira birananira birandyohera ariko nshiduka ntangiye kuvuza induru nyine ngo nari ndi hafi kurangiza nshiduka ntangiye gusakuza. Nari nibagiwe yuko turi mu nzu yo hanze kwa Zamu kandi ubwo mu rugo bari bonyumva. Zamu yahise nkubita umva ikiganza ku munwa nyine apfuka umunwa arabwira uti ceceka kugira ngo banyice. Ngarura ubwenge nibuka ko ndi mu nzu yo kwa Zamu mani ariko nimubwira ngo ko yashyiragamo agasohoramo niko amazi yamenekaga agashyiramo agakuramo mani nkinyarira hashize akanya rero reka Zamu ayikuremo gutya ayifate namara kuyifata akora bya bintu nyine byo kuyizunguza bene ari hagati nyine ayizunguza ari kugikubita mani narinyariye yarabikoze ndinyarira urumva. Ndamubwira uti Zamu we ndanahamagaraga Zamu nyamubwira Zamu wambabariye nkajya kunyara mani yaragukubitiye akuvugiriza igitsina kiravuga uko agikubita mani nkinyarira noneho nkinyarira hahandi ntanazifunga urabona uri kunyara ukuntu zifunga ariko ziko hariya nazifungaga zikanga kiba uko mani sinzi impamvu yarabikomeje paka ndarangiza nawe nyuma ararangiza ariko mwana afite ntuzi inkoresho wavuze ko nyuma yaho se yarambwira uti se nkurangirizemo cyangwa nzimene hanze. Narambwira uti zimenemo ejo nzajya kugura ikinini nawe uzanyibutse. Mva andangirizamo byari biryoshye nyine si uko nabikubwira byari biryoshye. Ubwo ndangije nahise mbyuka vuba vuba marangi nibaza ibintu bimbayeho numva mfite isoni tukajya turebana twese neza ikatwica turavuga uti nuko ni ibanga nta wundi muntu ugomba kuzabimenya. Ubwo nahise ngenda nyonyomba ninjira mu nzu
mpita nsubira mu cyumba ariko numva nyine ndijene kubera abo umuntu akurangirijemo intanga zigenda zimanuka bambaza ariko ko jena ndagenda nshaka amazi nyine nditawaza mani reba kumwe witawaza ugashyiramo intoki wenda ugira ngo zisohore vuba zishiremo nashyizemo intoki ego ko ni mu gikombe mani hasamye ariko hasamye byatari mfa nyine gushyiramo intoki isa ntego umuhungu mani afite urundo nimubwira ngo Claude azi kurongora mwana we umve ngo n'ubu ngubu mba numva mbishaka ariko ejo yarampamagaye nyiryaho ariko numva mbishaka nyine ariko nabyansemo bino byo kuvuga uti kimenyereza umuntu ariko numvaga mbishaka icyo gihe rero ntangije kwitabaza amena amazi ubundi ndiryamira mani bukeye mu gitondo nabyutse numva mukumbuye nibaza ibintu byawe nibaza ibintu byose numva ntabwo bibaho sha ubwo rero nyuma yaho mani nkumva mfite isoni zo kurebana nawe noneho ejo nibwo yampamagaye nyine arambwira ariko ngo ko wanyanze mbese ngo aje kuza kunsura ngo ukora utuntu gusa ngo utazi ngo nshaka kuguhaho nyine ahita anyicira isiri mpita mbona ko ari gahunda ndatekereza pe ndabikumbuye nibaza isi ubu ngiyo mbireke mani mbura amahitamo ndavuga uti reka uyu munsi mwirijyaho atazajya amenyera nzamuha undi munsi ariko nimubwira ngo Claude mani azi kurongora nimubwira ngo azi kurongora mubyumve nyine tu